Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza bene data, aho dusangira urugendo rugana mu ijuru. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kongera kuganira ku mibereho yacu hagati yacu nk'abana b'Imana ndetse no hagati yacu n'Imana yacu, imyitwarire yacu, indangagaciro zagombye kuturanga. Reka dusangire ijambo dusanga mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 8. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, abari byo mwibwira. Amen. Hano turabona indangagaciro zihuza abantu hagati yabo ndetse hagati y'abantu n'Imana. Ibi rero nibyo tuvuga ko byagombye kuranga abana b'Imana hagati yabo ndetse no hagati yabo n'Imana Data. Ni ukuvuga ibi tumaze kubona uyu murongo bijyana n'ibintu umuntu atekereza, kuko ibintu utekereza nibyo biyobora imibereho yawe. Ibyo abantu baha umwanya rero batekereza mu mitekerezo yabo nibyo biranga imvugo, ugasanga biraranga ibikorwa byabo. Niyo mpamvu rero buriya umuntu agomba guhitamo abo kuganira nabo, mbese bafite imitekerereze ishobora kukubaka, ishobora kukugirira akamaro, atari ugushaka imitekerereze igusubiza inyuma idafite umumaro. Twagiye rero twari dukwiye kwirinda ibintu tureba nko kuri internet, kuri televiziyo, dusoma mu bitabo bimwe na bimwe cyangwa mu biganiro tugirana n'abandi, kuko biratwangiza. Bimwe na bimwe hari ibiganiro byigenda byangiza abana b'Imana, ariko kandi iyo dufashe umwanya tugasoma ijambo ry'Imana, tugasenga, ibyo biratwubaka kuko bitwegereza Imana Data. Tugomba rero kumenya ko gutekereza neza biravuna, ariko kandi birashoboka kandi iyo utekereje neza nibwo ujya mbere, utera imbere. Hano rero muri uru rwandiko Pawulo yandikiraga Abafilipi, yari afitemo ibyifuzo yashakaga kubagezaho, kuko bari bamuzaniye imfashanyo, bari bamusanze aho yari afungiye i Roma. Noneho rero abatumaho Timoteyo na Epafrodite, bari baje kumureba. Icyo rero yifuzo yari afite, yashakaga kubamenyesha ingorane yahuye nazo zo gufunga. Ikindi yashaka kubashishikariza guhagarara kigabo, guhagarara bemye no kwishima mu gihe cy'akarengane. Ikindi cya gatatu nuko yabashishikarizaga kwicisha bugufi no kugira ubumwe, bakagirana ubumwe nk'abana b'Imana. Icyo natwe kandi nicyo kidukwiriye. Icya kane nuko yashaka kubaha imiburo yerekeye intumwa z'ibinyoma bo mu idini y'Abayahudi, kuko Abayahudi ya dini ryakurikizaga ibintu by'amategeko, kandi ugasanga barishora mu byaha, bakakora ibyaha nkana ngo ni umudendezo, bakiyita abanyamudendezo. Ibyo rero ntabwo ari byo, nta mudendezo uba mu gukora ibyaha. Pawulo rero yabanje kubashimira urukundo bamugiriye ubwo bajyaga kumusura i Roma, ababwira ko ashima Imana ye iyo yabibutse. Ubwo ni urwandiko bajyanye, iyo yabibukaga rero yashimaga urukundo bamugiriye kuko bagiye kumusura ari afungiye i Roma. Icya kabiri, yabihanangirizaga kugira urukundo rwa kivandimwe, kuko ari rwo dusanga mu butumwa bwiza bwa Kristo, kandi muri urwo rukundo nta gutinya kubamo, ntibagire no gutinya. Ikindi yashaka kubabwira nuko ushobora guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo ari byo by'ingenzi. Nawe yaravugaga ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Ntabwo rero iby'isi bigomba kudutwara umwanya, kandi tugomba gufata Kristo, tugomba kwegera Kristo, tugatunga Kristo, kuko niwe nyir'ubutunzi bwose. Yabasabaga rero kugera ikirenge mu cye bahuje umutima. Ubwo rero yaje gusoza ababwira nka bene se, kandi ahora akumbura ko ari ibyishimo bye kubera icyo gikorwa cyiza bakoze. Niyo mpamvu tubona ziriya ndangagaciro ziri asoza ruriya rwandiko, tubona ko ari indangagaciro nziza cyane twagombye gukurikiza mu mibanire yacu hagati y'abavandimwe, hagati y'abana b'Imana, mu muryango w'abana b'Imana, hagati yacu ndetse
no hagati yacu n'Imana yacu yaturemye dukorera. Ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibintu by'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza no kubaho kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Nibwira rero ko ibyo bintu, iyo mitekerereze myiza igomba kuturanga buri gihe, niyo Pawulo yifuriza abana b'Imana, abantu bashaka gutekereza ibitekerezo byiza bishobora kugira icyo bibagezaho. Ni ibitekerezo bibi uretse gusubiza umuntu inyuma agahora areba muri retroviseur, areba inyuma mu byo yavuyemo, nturebe imbere, kandi ariyo tugana. Usanga icyo gihe udakura, ntabwo ukura, ahubwo usubira inyuma, kubera ko ibitekerezo bya kera bishobora kukuzirika aho kugira ngo urebe imbere aho ugana. Reka rero bitubere intandaro mu muryango w'abana b'Imana, umuryango wacu w'abajya mu ijuru, kugira ngo ibi bitekerezo, ibi byose bitubere indangagaciro kuva none, kandi bizajya bigira icyo bitugezaho bifatika, kandi mu gukorera Imana nibyo bitekerezo twagombye kugira. Uwiteka rero abahe umugisha kandi abagirire neza, kubwa Yesu Kristo. Amen, amen, amen.